Nishimiye kongera kubana nawe wodema kutwumva umunsi ku wundi kubwije nuko bukeye ndetse hakaba hageretseho ko unadukunda natwe tubwira ko tugukunda. Waba uri mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, uburengerazuba, aho uri hose ugubwe neza. Wumve ko nta kiri kugukanga. Mu mujyi wa Kigali mumeze gute, byifashe bite namwe aho muri turabasuhuje hanze imbibi z'u Rwanda, hakurya y'amazi magari ku migabane igiye itandukanye, mwese aho muri turabasuhuje kandi tubahaye ikaze. Iyi ni Isumbwe TV, ngewe ndiyaremye Bernard nk'ibisanzwe. Mbere na mbere ntago njya ntangira ikiganiro ntabanje gushima. Ndashimira abantu rero bakomeza kunyereka yuko turi kumwe, bakanyandikira. Harimo abavuga neza cyangwa se bumva ibyo mvuga bakumva agaciro kabyo, bakumva n'impamvu ushobora kuba mbivuga. Mwese aho muri ndabasuhuje. Nkongera no kugaya abantu bazana ibitutsi, ariko wazana ibitutsi wagira uti icyo wakora cyose, twebwe izi mbuga zacu icyo ziba zigenewe cyangwa se icyo ziba zaraziye kugira ngo dufatanyirize hamwe kubaka igihugu, cyane cyane mu bitekerezo. Dutanze ibitekerezo cyangwa se tukaba dushobora kwerekana naho ikibazo kiri bitewe n'impamvu runaka cyangwa se n'ikibazo kiriho. Rero wowe uzutukana rwose ntacyo ubuvuze. Nk'umuntu wanditse avuga ngo wamubwira ngo banga kureba content, wowe hari ubwo nagutegetse kugira ngo urebe ibyanjye, ushobora kubireba pe, ariko utanabishaka ntacyo nagutwara, nta na kimwe rwose. Kubireba ni uburenganzira bwawe, no kutabireba ni uburenganzira bwawe. Nimba wumva nta kintu ukuramo nyine byihorere. Nimba wumva naraje ndi nkora busa, byihorere, wikwirwa inkurikirana. Ariko icyo nakubwira nuko mfite inshuti zakadasohokaye baba we, ziba zinategereje no kugira ngo zinkurikirane. Yewe uko bwije niko bukeye, ni nako mbona abashyashya, niko mbona inshuti shyashya. Nimba uri kwitegereza neza, urebe umusabu ufite uyu munsi, ejo uzongere urebeho, uzamenya yuko mfite abankurikirana. Ureka amatiku rero, ibindi byose uvuga no ubusa. Mujye mumera nk'abana barezwe, ariko ntimukwitware nk'abantu batarezwe. Ibingibi ntacyo biba bivuze, nta nicyo biba bimbwiye. Reka rero twikomereze, nahubwo n'ingingo y'umunsi nicyo tugiye kuvuga uyu munsi kuri Dira Equipment. Wowe umbwira ngo nabuze ibyo nkora, nabuze ibyo mvuga. Ese nimba barabacucuye ubundi icyo ntakoze ni igiki? Ubuvugizi ntabakoreye n'ubuhe? Mwebwe nimba muri bamwe mwarinaniwe, mukananirwa kwihuza, mukananirwa kugira gute, maya ngo mbavugire ubuvugizi buhe se ubundi? Namwe bitekerezeho. Wowe ngokiranye wacuciwe na Dira Equipment, tekereza wenda uko buri munsi wabyukaga ukarebaho uko washyiragaho amafaranga. None ngewe nimba nje nkabafasha ku bushobozi bwanjye mfite, ntako ntagize, ntakaba ntacyo mwigeze mukora, mwibindenganya, ntacyo ntakoze. Reka dukomeze noneho mbabwire ubuhamya bw'undi muntu nawe wakozweho na Dira Equipment. Yasabye kutavuga amazina ye, ariko ambwira akaga yahuye nako muri Dira Equipment. Yagize gutya, umuntu araza amushishikariza kujyamo. Yewe uwo muntu ngo yari afitemo miliyoni hafi 20. Noneho uyu nguyu nawe mu kujyamo yari afite imodoka arayifata arayigurisha kugira ngo ashoremo menshi, kuko yumvaga ko yunguka, kandi mugenzi yamweretse uburyo abikura buri munsi. Arangije ikintu yakoze, yafashe ya modoka ye arayigurisha. Mu kuyigurisha bamukubise miliyoni 10. Bamaze kumukubita miliyoni 10, aragenda yose ahita yashora. Amaze kuyashora, abona koko ibintu biragenda neza, abona byifashe neza,
arakomeza araryoherwa, yewe arabikura poromosiyo zimwe zizamo aragenda arazigura, aragenda aba VIP, ajya muri VIP za Dealer Equipment nk'uko abari barimo mwari muzizi, aragenda ajyamo agubwa neza rwose, yumva ibintu n'umunange, abona inyungu ahawe, aravuga ati aha niho hantu ho gushora. Akomeza avuga yuko yabayeho abikura ayo mafaranga, atigeze aburara, atigeze abwirirwa, yewe n'imodoka yatanze ntacyo byari bimubwiye bitewe n'uko n'ingendo yagendaga, atigeze abura amafaranga yo kuba yakoresha mu ngendo yagiraga za buri munsi, bitewe n'uko yari yarashoye muri Dealer Equipment. Ntabwo byatinze rero ngo amaze kubona umutahe, amaze kubona ukuntu arimo akora amafaranga yongera agaruka, yemwe amwe yongera anagenda ayashora, yakomeje kuryoherwa, yumva ahubwo yuko yatakaye, yumva nawe yashoyemo ari makeya. Yarongeye ngo yigira inama, aragenda aricara aganira n'umudamu we, babiganiraho, yewe na ya nshuti ye nayo irongera nayo imugira inama ko yaragiye yigisha inama, arayibwira ati se ubundi ko mfite ibintu, ubu ni iyihe mpamvu aha hantu heza gutya ntashobora gushoramo andi mafaranga arenze? Nuko mu mazu yari afite yigiriye inama yo kugira ngo ajye gutanga ingwate, kugira ngo ajye muri banki imuha amafaranga, kubera yuko banunguka amafaranga y'ikirenga, kandi yabonaga ko inyungu banki yazamwaka azajya yinjiza ayo azajya yishyura mu kwezi, yemwe ndetse akanasagura, kandi na cya gishoro cyangwa se ya nguzanyo yakuyeyo izabikira aho ngaho. Niko kugenda abashotse banki. Mu kujya muri banki aragenda yandika umushinga, ariko urumva ntabwo ari gukora umushinga ngo yerekane yuko agiye muri Dealer Equipment, ahubwo we yaragiye akora undi mushinga w'uko agiye gucuruza, ariko n'ubundi yarasanzwe azwiho kumenya gukoresha amafaranga ya banki. Arakugendeye muri banki rero, umushinga akoze arawujyanye w'ubucuruzi, wo kwagura ubucuruzi, awugejejeyo, banki irawufashe, iwizeho neza, irawugenzura, imaze kubona yuko umushinga ari nta makemwa, ibimuhaye inote. Yaragize gutya imukubita miliyoni zigera mu 10. Miliyoni zigera mu 10 yarazizanye, noneho aza rwose afite igihunga, impumpu ari zose yiruka nazo, arongera aba azikubise muri Dealer Equipment. Maze aravuga ati noneho ubu rero ibyanjye byarangiye, ubu karabaye, ubu ngiye kuyobora, ubu ngiye kuba umuntu umwe mu bakomeye muri iki gihugu, yemwe n'ikibanza ngomba kuzagura ikibanza cy'ahantu hakomeye, cy'ahantu nzubaka inzu, hanyuma inzu nayo ikazajya ihita igaruza. Haratangira apanga imishinga myinshi, ndetse apanga n'umushinga w'uko noneho azongera akagura indi modoka irenze iyo yari afite. Hanyuma muri groupe yararimo bari baramushyizemo muri Dealer Equipment, hazagamwe abantu b'urucantege. Hamara kuza mwana w'urucantege, abo ngabo bamaganiraga kure, kuko yabonaga ibyo yashoye ijoro n'amanywa biza. Abantu bamwe bakaza bavuga yuko babikemanga, baza babivuga, hanyuma we akababwira nabi. Ariko ndagira ngo mbabwire mbere yuko turimo kubabwira ibi ngibi tukiganira nawe, ntago byoroshye cyane kugira ngo atuganirize, ariko yavuze ati ntago nshaka kumva ijwi ryanjye ririmo ritambuka, rwose mumbabarire mwa bantu mwe, narasekerewe, abari bazi ibyo ndimo, abatari babizi naracecetse, gusa bazi yuko hari indwara narwaye iri kumpeza mu rugo ituma ndyamye.
ariko nta kindi ni ugutekereza amafaranga natekereje hariya hantu, imitungo yanjye hagendeye no kuba banki igiye kuza guteza utwanjye. Ibyo byose ndabyibuka, ndabitekereza, umutima ukandya nkabura icyo nkora, ati ngiye mu mutwe nkumva nahindutse umusazi. Nuko rero nk'uko bari barabimubwiye bamubwira yuko ibintu ari munange, akomeza kubona ibintu ari byiza. Ariko burya baca umugani ngo icyizere kiraza amasinde. Yaje kubwirwa yuko hari ingonga bakuru ba Direct Ipfumet bavuye hanze, yewe bavuye muri Katari, maze berekana n'amatike y'indege bavuga yuko ngo baje mu nama i Kigali. Iyo ngo yari inama ngo yari bube ya Beneri, niko bababwiraga. Ngira ngo abantu bari muri Direct Ipfumet, ngira ngo iyi tike mwarayibonye ngo y'uwo muntu wari uvuye muri Katari, uburyo yaje atega, buri saha aho yari ageze, byose bagiye babibereka, nawe yagendaga abibona. Ariko agatima kakamubwira ngo uyu muntu uje mu nama, aje mu nama mu biki? Mbega ni ukuvuga ngo hari ikintu cyakiri bube ku muntu, agatangira akumva muri we ntameze neza. Nawe niko yabitubwiye. Noneho inama yaraje iraba nyine, ariko iyo nama iba ku mugoroba waho hari inama ngo yari yabaye Direct Ipfumet yaberaga mu rwego rwo hejuru. Iyo nama iyo ngo wayikurikiranaga warakandaga, bagahita ari kode baguhaga, wakandaga bagahita baguha ishimwe ry'uko wakurikiranye inama. Iryo shimwe nawe yarakanze araribona, aravuga ati yewe ibintu nta kintu bigitwaye. Noneho bukeye bwaho nibwo ibintu ngo byatangiye kugenda nabi. Mu gitondo abyutse akanze nk'uko yakandaga, bakamwongera hakaba amafaranga bagwaga ko wafunguraga iriya porogaramu mu gitondo. Yatunguwe no kubona n'iminsi yari amazemo n'amafaranga yari amaze iminsi bamuha iyo yayifunguraga, bongeye bamucuje ku giceri cy'amafaranga 40. Ibyo byonyine byatangiye kumutungura. Uko amasaha yagiye akomeza, niko yagiye akomeza kugenda abona message z'urucantege. Aratangira aribaza, biramuyobera. Noneho batangira kubona wa wundi Denise wabitagaho muri ya groupe nta kintu akiri kubabwira, nta kintu akiri kuvuga, yicecekeye. Noneho biramurenga, bamwe birabayobera. Yewe bamwe ngo batangira kwerura bavuga bati turahiye, birarangiye, turahiye, karabaye. Atari ku bundi bari abantu bari baje mu nama, bari baje bazanywe n'iki? Ni iyihe mpamvu yari bazanye? Ibyo byose yarabirebye, atangira kubikemanga. Akomeza atubwira yuko ubwo abantu bakomezaga kuvuga ngo ariko ubundi icyavuye muri aya nama ko atakitubwira bimeze gute. Noneho kubera babandi cyangwa se kubera ibintu umuntu aba yatanze akumva ko bitashoboka yuko igihombo cyaza cyangwa se bitakunda, ni nka kwa kundi ushobora kubyara umwana bakavuga bati umwana ararwaye ariko ukibwira yuko adashobora gupfa, ukibwira yuko udashobora gupfusha. N'abandi benshi muri Direct Ipfumet niko bibwiraga. Hanyuma ngo bakajya bavuga bati nimwihangane mu kanya baraje batubwire icyavuye mu nama. Ewe mu kanya baraje, nimutegereze rega mwirambirwa. Ndetse abandi bagera ubwo bavuga bati uyu munsi n'ubundi hari bube inama, mureke dutegereze ya nama yacu mu rwego rwo hejuru ribuze kuba, n'ubundi batwiherege ifite nk'uko basanzwe bayiduha. Bamwe bakomeza kurambirwa, nawe arimo arareba biramuyobera. Abona mwe ngo batangiye kuvuga ngo n'ubundi ngo niyi groupe ngo wayivamo. Yemwe ngo bitanatinze ahatangira kubona mwe batangiye kubarimovinga. Nyamaza ngo mu kubarimovinga iyo bavugaga Denise uyu nguyu ntacyo yababwiraga. Bamwe bari batangiye no kuvuga atari ku bundi twayahomba gute amafaranga aho twayacishaga ntihahari.
inomero twoherezagaho ntizihari. Ibyo byose akabyumva, bitangira kumucanga buhoro buhoro. Bidatinze abona abantu bagera muri 5 bamaze kubarimovinga. Atangira kumva bamwe bavuga aho bagiye bakura imitungo. Hari umugore ngo ahise avuga ati reka njye kwicira uduhene n'ubundi n'utundi nari natugurishije, none dore bayandiye ku mugaragaro. Atangira kugenda yumva uko abantu bagenda bayaga, ariko we araceceka. Noneho avuga yuko yagiye yumvamo abantu bagiye baza ari urucantege, ati turahiye nyine, ati nta kundi mu byakire. Noneho ngo ndaraza ngo nyirandarindari ngo inda mu ruhara, sinzi ngo uburyo ngo yagiye. Uwo muntu abivuga aravuga ati burya hantu hagiye harimo n'abashinyaguzi, nimba abantu tubana muri groupe bakaba bavuga ko tutangiye guhomba, ati ubu ngubu aya magambo yo batangiye kuzana nayahe. Icyo gihe kibikurikiranye kugira ngo ajye kubibwira umugore, ngo byabanje kumugora. Amaze kubona ko abantu benshi bamaze kubarimovinga, yahise abona yuko kabaye. Yahise abona ko Denise uwo nguwo wanze kubakira barimo kuvuga ntihagire icyo yongeraho. Yamaze kubona ko ari kubareka bishaka, ahubwo bamwe kubera ko yari admin, bamwe atangira kugenda ari we ubakuramo, biburamwo burundu. Bigeze ubwo iyi groupe yaje gufungwa, birangira abantu bibuze, birangira nawe agiye kubona abona bamujugunye hanze. Nibwo yamenye yuko kabaye, noneho atangira kubura uwabaza. Ahangaha ngo ntibyaje kumworohera, yaragiye aragenda ngatera itiku n'uwamujyanyemo. Uwamujyanyemo nawe asanga nawe bamaze kumurimovinga, ariko aramubwira ati n'ubundi uri umugambanyi, ibi bintu wabinjyanyemo ubizi neza, ukuntu wangiraga inama, ukuntu wangira inama yo kugurisha imodoka yanjye ariyo nifashishaga mu ngendo za buri munsi mu kazi kanjye ka buri munsi najyagamo muri business zanjye, ukanshuka nkayigurisha, narangiza n'inzu yanjye none ikaba igiye kugendera amaherere narayigwatirije, none ubu imitunganya bagiye kuyitwara n'inzu nibaza bakayigurisha bagasanga nta kivuyemo, bazaza badukire n'indi mitungo yanjye. Aribaza biramuyobera, ahubwo umuntu yangasigara mwuka inaba ati njyewe nakweretse inzira ugomba kubamo, ugomba kujyamo, hanyuma ndanagusobanurira icyemezo niho wagifashe. Nimba warishima ibyo waragiyemo bikaba byanze, wikomeza kumbwira ubusa, nanjye aho ndahangaha nahombye, wikomeza kuntera iseseme. Ubwo se muri kumva aba bantu bameze gutya, wenda atari bo bamwe bashobora kuba bagenda bantuka nuko nabo, kubera ko nabo babona yuko abo babanaga muri ibi bintu wenda babuje amahwemo, kubera yuko nabo babona yuko bahombye. Yatubwiye yuko yihanaguye rero, amaso yayakuyeyo, ahubwo ubu ngubu umutwaro arimo kurwana nawo ari ukuntu banki yabigiye kumutereza, ahubwo we kavuga yuko agiye kuzishakira uburyo yashyira inzu ye ku isoko, hanyuma yashyira ku isoko wenda akaba ari byo bizagira agaciro. Akanavuga yuko azabanza akabigira ibanga kugira ngo banki itazayihagarikisha cyangwa se bakanga ko yagurisha, hanyuma akara ko yazavanamwo wenda atubutse bikaba byamufasha. Ariko murumva yuko abo Deal Equipment abo yahombeje ari abantu benshi. Ngira ngo wiyumviye iyi nkuru y'ukuntu byagenze, y'ukuntu uyu muntu yabitubariye. Tuzakomeza tugende tubabwira n'abandi uko byagiye bibagendekera. Reka rero dusoreze ahangaha ku Isungo TV nakagaruka. Murumva uburyo Deal Equipment yahombeje benshi, barimo kugenda baririra mu myotsi bitewe n'ingaruka zabagezeho z'ukuntu bashoye utwabo Deal Equipment ikatubacuza, hanyuma bakavira mwaho bakabihomberamo. Reka rero nkusezere, ukomeze ugubwe neza, umunsi wawe ukugendekere neza, ishya n'ihirwe kuri wowe, Imana iduhane umugisha. Reka rero nkubwire ngo ciao ciao.
ku Isumbwe TV nakagaruka turabakunda.